dutangiraga filime kacu kanone mu bwiherero bw'abagabo bwari ahangaha, gusa umukobwa wari uri mu bwiherero bw'abagabo ahangaha, hanyuma kuko amwanya undi musore cyangwa se umugabo waje ahangaha mu bwiherero bw'abagabo, hanyuma yitegereje neza abona umukobwa uri ahangaha mu bwiherero bw'abagabo. Umukobwa ubona ko nta kibazo rwose, ati bite? Umugabo yitegereza ahangaha, kumbe umukobwa yari afite icupa ry'inzoga arimo arashyiramo ibintu by'ibinini, bisa nkaho wagira ngo hari umuntu yarimo aroga nyine, cyangwa se arimo ashyiramo ibinini mu nzoga. Hanyuma umugabo agiye kuvuga, umukobwa agira gukita amucicikisha. Muri uko mwanya rundi mugabo ubona rwose ko ari umugabo w'umukire rwose usa neza, winjiye yasinze aho ngaho mu bwiherero bw'abagabo nyine. Umugabo azabaza ati inzoga yanjye iri hehe? Hanyuma umukobwa agira gukita amuhereza rya cupa ry'inzoga yamaje gushyiramo ibinini. Hanyuma umugabo agiye gusomaho, wa musore yagize gukita afata rya cupa. Umusore ati yashyizemo ibintu. Hanyuma umusore bararifashe nyine, umugabo arahindukira yitegereza umukobwa uri ahangaha, cyangwa se ntituramenye niba ari umugore we cyangwa se ari fiyanse we cyangwa se ari umukunzi we. Umugabo ati koko. Hanyuma umugabo araturika araseka rwose, ati urakoze musore, turakoze rwose. Hanyuma umusore nawe ubona ko byamucanze nyine, umugabo agize gutya abakubise ku gikuta. Hanyuma afata ya nzoga umukobwa ashyizemo ibinini ahita yimunywesha, gusa umukobwa nawe ntiyayimira ahita yijundika. Hanyuma umukobwa agize gutya afata umugabo agira gutya amusoma ayimucira mu kanwa. Umusore urangana n'ibyo byakomeje kumucanga yo bibiri kujya mbere hano nyine. Hanyuma umugabo agira gutya kimara kunywa inzoga cyangwa se bakimara kumucira inzoga mu kanwa, agize gutya arazengera aba yikubise hasi. Ntituramenya ngo ni ibiki biri kujya mbere hano. Hanyuma umukobwa yagize gutya arahindukira, umugabo atangira gusaba imbabazi, ati mbabara, ati rwose ati sinamenye ko. Umukobwa ati uretse gato mbere yuko nsaba imbabazi rwose, ahubwo mfasha rwose uyu mugabo tugende tujye kumuhisha, dushaka hano tujye kumuhisha. Hanyuma umusore nawe ubona ko byamucanze atari kumenya ibiri kujya mbere, agira gutya afasha umukobwa ngo bajye guhisha umugabo uranga bamaje kuroga. Hanyuma baramukuruye gutyo nyine. Tugaruka ku rundi ruhande hano, bisa nkaho ari ababodyguard cyangwa se abarinzi. Hari umurinzi umwe watambukaga hano muri koridoro, hanyuma azabaza ati boss bimeze bite? Hanyuma umukobwa urangaha abwira umusore ati uwo ni umurinzi we, ati nyumva neza rero. Umusore ati mbabarira rwose, ati ntabwo nshaka kwishyira mu bibazo, tereka tumubwire buri kimwe. Umukobwa agira gukita asoma umusore urahangaha. Hanyuma umugabo umurinzi uranga ati umeze neza boss. Hanyuma umusore barimo basoma arikiriza yigira nkaho ari we boss nyine. Hanyuma umurinzi yitegereje neza abona inkweto za boss we hano munsi ya toilette, ati bisa nkaho umurinzi uranga yatekereje ko boss afite ikibazo nyine cyatumye ahera muri toilette nyine. Hanyuma nakindi cyawe umurinzi agize gucita mu kwikomereza. Hanyuma umurinzi akimara kuva aho ngaho abari bihishe nyine basohoka aho hantu muri ako kantu k'agakorodoro bari bihishemo. Hanyuma n'umusore n'umukobwa bisa nkaho wa mugabo bamusizemo nyine. Hanyuma ntabwo turamenya ngo umuguru uranga arimo arapanga ibiki. Umugabo ati none se tugiye gukora iki? Hanyuma umukobwa akomeza kukibaguzwa ahantu hose. Umukobwa ati uyu mugabo araza kubyuka vuba rwose, ati kandi nuriya murinzi we arabamutegereje hanze, ati tugiye kuzamuka duce mu idirishya ubundi dusimbuke. Umukobwa yitegereje umusore urahangaha, ati ubundi tuhite tujya iwanyu. Umusore ati nguki? Ati mu rugo. Umukobwa ati cyane rwose. Umusore uranga aratungurwa ati nta nubwo tunaziranye, none ngo ugiye kuza mu rugo? Umukobwa ati ariko twasomanye. Umukobwa uraga rwose umeze nkaho ari karashika rwose, cyangwa se washize isoni. Bisa nkaho umusore nawe uranga bataziranye cyangwa se ngo ubwa mbere bahuye nyine. Gusa umukobwa nyine ngo yasabye umusore ko bajya bahurira mu rugo iwabo rw'umusore nyine. Umusore nawe yisa rwadwa nyine akomeza kwitegereza umukobwa urahangaha, umukobwa ari nakamureba. Hanyuma umusore ati ariko ntacyo uri mukuru rwose, ati tugende, ati tugende. Hanyuma nakindi cyawe umukobwa agize gukita gufata ukuboko k'umusore aramukurura ngo bagiye mu rugo rw'umusore, gusa aba bombi ngo ntabwo baziranye n'ubwa mbere bahuye. Ikindi cyabaye nyine tugaruka mu rugo rw'umusore nyine, umusore yarimo ahakariba umukobwa atazi bataziranye nyine ngo bari bahuye bwa mbere. Umusore araza gutya ahita afata ivarisi yari ahangaha. Hanyuma umusore ati iyi varisi rero, ati iyi ni yacu, ati hanyuma ugiye gufunga amaso. Umukobwa agira gukita afunga amaso nyine, ntabwo tuzi umusore ibyo yaragiye gukora. Hanyuma umusore agira gutya akora mu kantu k'akabati kari ahangaha, akora munsi. Umukobwa ahita areba afungura amaso.
hanyuma umusore agize gukita kuramo amafaranga menshi hano, ahita amubwira ati hano rero mfite amafaranga, ati aya mafaranga rwose ndagufasha ucike rwose uhungura umugabo niba ushaka kumucika. Umukobwa ati ariko hani rwose sheri. Umukobwa agira gutya ahita afata ivarisi ayitera umugeri nyine ayikora aho ngaho, hanyuma aratambuka yigira imbere. Ituzi ngo umukobwa arapanga iki, umukobwa agira gutya ahita afata amafaranga asubiza aho umusore yarayakuye. Hanyuma umukobwa arahindukira ati n'ubundi ndaza gusubira ku mugabo wanjye muri iki gitondo, ati humura rwose. Umusore uranga barikanze. Umusore ati none se urimo uranyinisha, ati bimeze biti? Ati none se ibi byose twanyuzemo byari iby'iki, ibi byose twari turi gukora n'iby'iki? Umukobwa utuje rwose hano, umukobwa agira gutya itakurama amaherena yari yambaye, ati nashakaga nyine gucika kiriya kinyamaswa byibura bwa rimwe. Ati byibura umunsi umwe rwose numva nshaka gucika kiriya kinyamaswa. Hari no ko umukobwa arimo kuramo ibintu by'ibikumu n'amaherena yari yambaye, ati nashaka kumucika byibura na rino joro, ati nkamuhunga. Umukobwa agira gutya n'impeta yikuramo nyine, ati kandi nashaka kumenya neza ko, ati nashaka kumenya neza ko, hari nako umukobwa akomeza kwegera umusore nyine, ati nashaka kumenya neza ko ntazabyicuza. Hanyuma umusore nawe akomeje kwitegereza umukobwa ubona ko nyine byamucanze nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine, urabyumva bahise bajya mu byabo bakwereka nyine haciye akanya nyine bayicaye ahangaha rwose bisa nkaho nyine bari bafite ibyo bavuyemo, ubona ko nyine n'umukobwa nyine ameze uko nguko. Hanyuma umusore abaza umukobwa ati none se kuki wemeye kumushyingirwa, kuki wemeye kumubera umugore? Umukobwa ati ni ukubera ko nyine buri mukobwa wese aba afite inzozi zo kubana cyangwa se gushaka no mu miliyoneri cyangwa se umuntu ufite amafaranga menshi. Ati ikindi kandi ubundi nakabaye narasezeranye rwose n'abasore nkabe bameze nkawe. Ati nuko nyine buri mukobwa wese afite inzozi zo gushakana no mu miliyoneri. Umusore ati si kubera iki nyine wakumva wakundana cyangwa se wasezerana wabana n'umusore umeze nkanjye? Umukobwa ati kubera ko ariho ntwari ya nyayo. Ati wakora buri kimwe kubw'umugore. Umusore uranga nyine nawe asa nkaho umukobwa arimo mukina nyine, gusa umusore utuje nawe gusa twabonye ko aba bombi ngo bataziranye nyine. Umusore ati nisi wambwira izina ryawe? Umukobwa ati nta kintu bivuze rwose kuba nakubwira izina ryanjye. Hanyuma umusore ubona ko nyine nawe buzanahera nyine bakomeza gusoma cyo kunywa nyine. Umusore atari ko kumenya izina ryawe rwose ndumva bifite icyo bisobanuye, bifite agaciro. Ati hari ikintu nshaka kukumenyaho rwose, ati ndumva hari ikintu nshaka kukumenyaho. Ati n'ubundi sinzabasha kukwibagirwa pe. Umukobwa uranga yitegereza umusore araseka, ati sweetie, ati rwose nawe rwose, ati uraza kunyibagirwa, ati mu masegonda nk'abiri yonyine, ati mu masegonda abiri gusa uraba warangije kunyibagirwa. Hanyuma umusore barikanze asa nk'uguye mu kantu, kumbe muri ka mwanya cyo kunywa umusore yarafite cyatangiye kubira, bisa nkaho umukobwa nawe n'umusore nawe yari yarangije kumuroga yamushyiremo ibinini mu cyo kunywa hano. Kuko mwanya na kindi cyabe umusore nawe yagize gutya atangira kuzengera, umukobwa agira gutya itamwaka icyo kunywa. Kuko mwanya umusore nawe yikubise hasi. Umukobwa uranga tutaramye rwose ngagambira iki cyangwa se agamije iki. Nyuma yo kurega umugabo we bwite nyine n'umusore bari bamaje kugira ibyo bakorana nyine nawe ahesa muruga. Hanyuma umukobwa ageze gutya ahita ahaguruka aho ngaho nyine asiga umusore aryamye aho ngaho hasi, afata utwambaro twiwe nyine acaho. Umukobwa tutaramenya intego y'inyamukuru. Hanyuma mu gitondo ku rundi ruhande bagaruka batwereka mu gitondo bukeye nyine umusore yaryamye no mu ntebe. Hanyuma umusore mu kubyuka nyine yabyutse asanga umukobwa yakarenze cyangwa se yavuye aho ngaho. Hanyuma umusore bisa nko byari byamucanze nyine atangira kuzenguruka yitegereza, bisa nkaho umukobwa rwose yahise yigina caho nyine yikomereza nyine nta na gahunda yarafitanye n'umusore nyine cyangwa se nta kintu yashakaga gupanga n'umusore nyine, ahubwo nyine ngo yashakaga kwinezeza by'ijoro rimwe nyine agacika umugabo we. Gusa umusore uranga bisa nkaho byari byanze kumuva mu mutwe nyine yakomeje kwitekerereza umukobwa.
umusore yicaye ahangaha akomeza kwitegereza ahangaha, kumbe umukobwa yari yataye impeta yiwe, ya mpeta yari yambaye nimugoroba yari yayitaye aho ngaho. Umusore yagize gutya barayitoraguye, hanyuma bakwereka ku rundi ruhande mu kabari kari ahangaha hari umugabo uranga arimo abaza ati none ndashaka kumenya uburyo umugore mwiza yaba yararoze umugabo w'umumiliyoneri kugira ngo amarane ijoro rimwe nawe. Kumbe umusore uranga hari mugenzi we cyangwa se inshuti ye bari bicaranye ahangaha ari kwibwira inkuru yose nyine ukuntu byagenze. Gusa umugabo uranga ntabwo yabyumvaga nyine ukuntu umukobwa mwiza nyine yaba yaroze umugabo w'umumiliyoneri kugira ngo amarane ijoro n'umusore uri ahangaha nyine. Umugabo ati ariko hari umukobwa wari wamuroze nyine wari wamushyiriyemo ibiyobyabwenge. Hanyuma muri uko mwanya hari abandi bahise binjira muri ako kabari, kumbe wa mukobwa na wa mugabo we bahise binjira muri ako kabari. Umusore baramubunye, umusore ati nguriya. Umukobwa yicaye aho ngaho yicarana n'umugabo we rwose ubona ko nta n'ikibazo afite rwose, umukobwa aratuje. Umusore ati nguriya rwose namubonye. Umugabo bari kumwe ati uriya se? Umusore gira gutya barahagurutse, umusore umeze nk'uwataye umutwe cyangwa se wagira ngo yanasaze. Hanyuma agira gutya ahaguruka aje kureba wa mukobwa. Umukobwa baramwitegereje nawe, abonsa nabo bari aho ngaho babireba nyine. Hanyuma umubonsa agiye gukuraho umusore, umugabo ati buretse gatoya. Hanyuma umukobwa yitegereza umusore ubona ko ameze nk'utunguye. Umusore abwira umukobwa ati nta kintu cyose, nta kintu na kimwe nigeze nibagirwa, ati kandi nta kintu na kimwe nzigera nibagirwa, ati rwose uyu mugabo ngiye kumugutwara muguhungisha. Hanyuma umugabo araseka, umugabo ati shiri tuyu ninde? Umugabo abaza umugore we, umukobwa uranga amera nk'utungo ati uyu nanjye simuzi rwose. Umukobwa abaza umusore ati ngiye nawe turaziranyira? Bisa nk'aho umukobwa rwose yamwirengagije rwose nk'aho nta hantu banaziranye. Umugabo ati umusore ati turaziranye rwose. Umugabo agiye guhaguruka umusore barongera amwicaje. Umugabo araseka aratembagara rwose, umusore uranga afite akantu k'agasuzuguro n'akavenyuko nyine. Na bonsa nawe araseka. Hanyuma umusore abwira umukobwa ati ariko iki kigabo nta nubwo kigukwiriye rwose, ati ntabwo ukwiriye na kino kigabo rwose, ati ngwino twijyanire. Hanyuma umusore agira gutya afata akaboko k'umukobwa, umukobwa arahindukira yitegereza umugabo we. Umukobwa ati mbabarira musore, ati njyewe ndi kumwe n'umugabo wanjye, ngenda gumana n'umugabo wanjye rwose. Ikigabo kiti wow, ati rwose urakaza neza mu rugo rwose shiri. Umusore uranga rwose ubona ko bamuciye amazi rwose batanamwitayeho. Umusore ati koko uragumana n'umugabo wawe? Hanyuma umusore agira gutya itakora mu mufuka w'ipantaro abakuyemo ya mpeta. Ikigabo kibonye kiba kirikanze, ati rero ntuzongere kwibagirwa kwambara impeta yawe niba ugumana n'umugabo wawe. Umusore agira gutya afata impeta yirambika ku meza. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umusore yise anikubita aho ngaho nyine abasiga aho ngaho. Gusa nyine yasize arushumitse nyine. Ikigabo kiti noneho muraziranye? Umukobwa ati ntabwo tuziranye rwose, ati uriya musore nta hantu nziranye nawe rwose. Hanyuma ikigabo kiti buretse gato, ati buretse ati ariko shiri urazi? Atuzi n'ikindi? Ati reka nkwereke. Ikigabo kigira gutya kirahaguruka kiba kije ku mukobwa, ati ndabizi rwose shiri, ati rwose ndabimenye neza rwose ko njyewe nawe ati nitwe couple ya mbere yigeze ibaho. Atuzi impamvu? Ati kubera ko igihe cyose icyo nagukurira cyose, ibyo nagukurira byose n'ubundi urongera ugakururuka nkabona urongera urangarukiye. Bisa nk'ikigabo kiranga rwose gifata nabo uyu mukobwa nyine cyamuteye nihahamuka cyangwa se kimuhohotera bikabije nyine. Umukobwa uranga ntabwo yishimye rwose. Hanyuma na kindi cyabaye umukobwa nyine yarongeye afata impeta nyine nta kundi nyine yabonye nta kindi yakora. Hanyuma ikigabo cyagize gutya kibwira umukobwa ati shyiramo iyo mpeta vuba, ambara iyo mpeta. Hanyuma umukobwa kugira ngo yambare impeta yise afata icyo kunywa cy'umugabo, ikigabo kirangaye. Umukobwa afata impeta ahita ayishyira mu cyo kunywa cy'umugabo. Hanyuma ikindi cyabaye ikigabo kiti cheers. Hanyuma gusa ikigabo nticyamenya ko bagishyiriye impeta mu cyo kunywa cyangwa se mu nzoga kiri kunywa ngaha. Ikigabo cyese gisuka y'inzoga. Hanyuma mu kunywa inzoga impeta bigifashe mu muhogo. Hanyuma
umukobwa akomeza kwitegereza ikigabo bisa nkaho nyine impeta yaragifashe mu muhogo. Umukobwa ati n'ubundi iyo mpeta isa neza yiri mu muhogo wawe, bisa nkaho umukobwa yaramurungiye burundu noneho. Hanyuma na kindi cyawe umukobwa agize gukitahaguruka aho ngaho mu gihe impeta kiri gufata umugabo mu muhogo. Hanyuma bonse ziza gutabara. Hanyuma umukobwa yagarutse kureba wa musore bararanye cyangwa se bari kumwe nijoro. Hanyuma umukobwa baza umusore ati isura cyafite avarisi, ati ndatekereza turaza gukinira ivarisi rwose, ati turaza guhunga tuva ahantu tujye kwibanira iteka ryose. Bisa nkaho umukobwa urangaha yari yemeye nyine gusiga umugabo we cyangwa se guturira umugabo we w'umukire ngo wamufataga nabi nyine amuhohotera nyine akajya kwibanira na kano gasore nyine. Hanyuma umusore ati nzakora buri kimwe cyose. Umukobwa ati n'ubundi buri kimwe cyose waragikoze kuko wamaye kwigenga cyangwa se wamaye ubwisanzure. Hanyuma nta kindi cyawe nyine umusore n'umukobwa bagize gutya bafatana akaboko nyine. Hanyuma wa mushuti w'umusore urangaha abaza abaragurutse ati ariko uburetse gatoya, ati ni gute umugore mwawe wahitamo umusore umeze nk'uyu nguyu ugata umugabo wawe? Umukobwa ati kubera ko ubu ngubu ibyo ndi guhitamo biruta amafaranga cyane, ati ntabwo ndi gushaka abagabo bafite amafaranga mu makofi. Ati ubu ngubu ikintu cyonyine nshaka ati ni abagabo bafite urukundo mu mitima yabo. Ati kandi uyu musore afite urukundo. Ngayo nguko rero akaba ari naho ngaho nyine agafilime kacu karangiyeho umukobwa yahisemo guta cyangwa se kujugunya umugabo we ufite amafaranga cyangwa se ufite ibiceri ngo amufataga n'abamuhohotera, ahitamo kujya kwibanira n'agasore karangaha k'amafuti cyangwa se kadafite amafaranga ariko ngo gafite urukundo mu mutima wako. Kabiri naha agafilime kacu karangire ngo usaba gukomeza kubana natwe, ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.